none si wowe dusobanurira nawe uburwayi bw'umukobwa wawe. uburwayi se bw'umukobwa wanjye wamubwiye ko nabonye buza ntabwo ntagize naravuje hose ari mu bya Gihanga. Akaba arwaye iki? Bigenda gute? Arwaye igicuri kiramufata kikamugusha nkubaguye gatatu ku munsi. Ninjoro ho yaguye nka 5 ninjoro. Nuko wamubwiye ko yagiye kwivuza? Nagiye kumuvuza bamupije no mu bizami byo mu mutwe no bamwandikira depakine zigeze zirarangira uwo twamujyanye Kinshasa niho wavuye. Bamwandikiye indi miti. Iyi miti yatangiye kuyifata? Yatangiye kuyifata ariko ubu noneho yabuze niho wagwa buri kanya. Kuva yayifata ntago yagwaga ariko ayifite yatayifite yagiye Kinshasa ryari? Yavuye mu kwa 10. Nuko kuva mu kwa 10 kugera igihe yayifata usibye ejo niho yashize n'amafaranga. Kuva mu kwa icyo gihe kugeza mu kwa 10 ntabwo yari yongera kwikubita hasi. Yagwaga nka rimwe n'injoro. Ubundi akazongera akamara ukwezi atarongera kuba. Ariko ubu none yatari kugwa yatari kwinywa agwa buri kanya. Nuko imiti mwayiguraga hariya kuri farumasi? Twayiguraga iwenze bari abanyarwanda bacuruza imiti iwenze no twagendaga guhamagara Deo oye ushaka kuvuga? Ushaka kuvuga? Yikubiye amavuta yikubise hejuru y'amavuta turi gukaranga. Amufuka ku mubiri yayikubise mu mavuta turi kugira ibiryo ikuta mu mavuta hano hose harahiye na hano n'itako hose. Kubera indwara y'igicuri. Yahagaritse ishuri cyangwa aracyajya ku ishuri? Ishuri nagira ngo azabanza akire, namara gukira igicuri nzamusubiza mu ishuri. None se mufite abana bangahe? Mfite abana 5. Bose banyu? Bose bacu. Uyu niwe mutoya? Uyu ni uwa kabiri. Uwa kabiri? Uwa mbere ni umuhungu akaba ari hehe? Ari mu nzu y'akamubiri. Ni umuhungu mukuru. Wariga se? Ariga nyine niwe yiga muri university ariko hari igihe nawe mbura amatike agasinya ubwo mbonye tike uko yiga muri Maringo. None uwo mugabo wanjye urwaye atuba ku Gikongoro, komine Nyamagabe, serire Buremera. Nta kibazo niyo wabyibuka. Akaba yarafashwe gute? Dukwambwiye ko yafashwe arwaye diyabete. Arayirwara igihe se yagidufasha irangije asa nk'uwijaje nk'ayikize akajya mu biranga ajya mu ishyamba yahinga nyine imirima ibintu by'itomati ibintu by'imyumbati ibintu tudufasha nyine mu rugo nyine. Arangije yajya gukoresha uburyo ntuze isukari imeze akavuga ngo ni byiza ngo yararangiye nawe yiberaho gutyo. Arangije ejo bundi iramugaruka. Hashize igihe kingana gute agiye mu bitaro? Hashize ukwezi amaze ukwezi mu bitaro. Nuko ikibazo none yabanje kurwara mu rugo abasha kuyibona. Imiti zaribona afite amafaranga sinakoreza ibintu by'ibizami bagiye bamukorera simbikore kubera kubona amafaranga kuko ni ibizami. Nicyo kibazo mbese. Imiti bayikwandikiye wakoresha bya bizami. Babu ikizami nkabika. Baguha ikizamini ubika. None umaze kugira ishyamba ry'ibizamini. Byibise sinabiberetse mama. Ibi ni byinshi cyane rwose. Byose ni ibizami. Ugenda ubika. Ntabwo nakishyuye. Iki ntabwo nakishyuye n'iki ntabwo nagikoresheje. Ubwo rero nta kindi arwaye rwose ni diyabete. Noneho akiva mu ishyamba yaje nk'urwaye malariya. Baramusuzuma bamwandikishije z'iminsi 7 bamutera inshinge. Rwa rushinge bamutera nka kwitako. Nimba ari diyabete ese bizura ko bigeze kugira ngo nikira gikira. Cyahise kibyimba itako ryose amara ukwezi mu rugo atajya kwa muganga. Ndakujyana nibwo yahise bamupasura ahangaha. Ibiti bya diyabete bamukora ibizami ibyo bizame simbona para kubyishyura kabika n'ibyo nyine naze bikubereye. Nuko urakoze kutubwira natwe turakumvishije.